Twongeye kubaha ikaze nshuti bakunzi b'Imisango TV, ni wa mutaramyi wanyu MC Rwema. Uyu munsi tugiye kuganira ku muhango wo gushyingira, ndavuga reception cyangwa guheka umugeni. Ibi ni ibintu utagomba kwibagirwa cyangwa gusiga by'ingenzi. Icya mbere, kujya gufata umugeni. Kujya gufata umugeni ni igihe umusore ahagurutse iwabo yerekeza iwabo w'umukobwa bagiye gufata umugeni. Aha rero hari ibintu bagomba kwitondera kandi bikenerwa by'ingenzi. Icya mbere gikenerwa ni transport ibatwara. Icya kabiri gikenerwa ni imyambaro, abizi baba bagomba kugenda bambaye neza rwose ari abakwe beza bakeye. Icya gatatu gikenerwa ni impeta. Pare agomba kwibuka kureba neza ko afite impeta zo mu rusengero. Aho rero kugira ngo igihe bageze mu rusengero bataza gukorwa n'isoni. Bakagenda bagera iwabo w'umukobwa, ubwo bagategereza ko bahabwa ikaze kugira ngo bakire umugeni. Icyo ni icya mbere twavugaga twita kujya gufata umugeni. Icya kabiri, kunywa amata. Kunywa amata ni igikorwa gitegurwa n'iwabo w'umukobwa bifuriza umwana wabo kuzanywa amata, kuzagira amata, kuzakirwa neza, kuzagira ubukungu, kuzagira amahoro iyo agiye. Bakanywa amata. Iyo barangije kunywa amata hakurikiraho kujya mu rusengero, ni icya gatatu. Aho nta bindi byinshi mbavuga kuko buri wese mu kwemera kwe n'urusengero asengeramo haba protokole y'urusengero bitewe n'ukwemera kwarwo. Nyuma y'urusengero, icya kane ni ukujya kwifotoza. Kujya kwifotoza ni igikorwa gikomeye kandi cy'amateka kuko nicyo gituma duhora twibuka umunsi mukuru wacu, twibuka ibirori byacu uko byagenze. Kigomba rero kuba cyateguwe cyane, hakaba hari abakameramani babigize umwuga kandi babishoboye, bityo naho kwifotoreza hagategurwa neza. Icya gatanu, kwinjira muri salle. Aha abashinzwe protocole baba bamaze guha ikaze abasangwa, ndavuga b'umuryango w'umukwe, mbega umuryango w'umuhungu, bakicara bagaha ikaze abashyitsi, ndavuga ab'umuryango w'umukobwa, abashyingira bakicara. Abakwe n'abasangwa bose bamaze kwicara, ubwo tugategereza umugeni n'umukwe. Umugeni n'umukwe iyo bahageze, MC abaha ikaze bakinjira muri salle, ubwo DJ akazamura umuziki tukanyeganyega nkuko mubimenyereye. Bamara gushyika mu gitaramo rwagati, ubundi tukakira isengesho, tukiragiza Imana, tukanashimira Imana yaduhaye urubyaro, tukarera tugaheka tugakuza, uyu munsi tukaba twashyingiye. Igitaramo rero kikizihiranwa, ubwo twamara gushima Imana tukerekeza ku cya gatandatu. Icya gatandatu ni uguturitsa champagne. Nkuko mubizi kandi mumenyereye, ibyo nzi ko mubizi, ubwo haba hateguwe inararibonye mu gufungura ikijyanye n'ikinyobwa, ubundi tugaha ikaze umugeni mu gitaramo. Icya karindwi ni ugukata gato. Ibi turabimenyereye, haba hari umutsima wateguwe, umutsima witwa gato de mariage. Bityo rero iyo abageni binjiye, biba byiza iyo bahereye ku mutsima bakabanza bagakata umutsima, bagaha ikaze ubwo abaje mu gitaramo cy'ubukwe bwabo ko buri wese bari buze gusangira ku mutsima. Icya munani ni ukwakira umushyitsi mukuru. Ubwo umushyitsi mukuru aba ari umushyingira mukuru. Umusangwa mukuru akamuha ikaze, akamwakira nk'uko tubimenyereye ku kinyobwa. Yamara kumwakira agatanga n'ikaze
kuri buri wese, ubwo abashinzwe serivisi bakakira abari mu gitaramo cy'ubukwe bose. Icya 9 ni ukwakira abari mu gitaramo bose, buri wese ukwemera kwe nuko yemera, bakamumenyera ikimugera ku nyota. Icya 10 ni ijambo ry'umushyitsi mukuru, ubwo ndavuga umushyingira mukuru, agasohoza ubutumwa yatumwe n'umuryango wamutumye, aribwo twita guheka umukobwa. Icya 11 ni ijambo ry'umusangwa mukuru, agashimira umuryango, akakira umukobwa bahekeye umuryango, akamugaragariza umuryango, ubundi bakizihirwa, bakizihiranwa mu gitaramo. Icya 12 ni impano. Mu mpano rero hari impano abageni baba bafite bageneye ababyeyi, ubwo bakazishyikiriza ababyeyi, bamara kuzishyikiriza ababyeyi, ababyeyi nabo hari impano baba bateguriye abageni bakazibaha, inshuti n'imiryango nabo bagaha abageni impano, ubwo tugakomeza mu mwanya w'impano. Icya 13 ni ugusangira kuri gato. Gusangira kuri gato ni igihe abateguye gato bamaje kuyimanyagura, ubwo tukerekeza muri uwo mwanya wo gusangira ku mutsima wa gato, ubimburirwa n'abageni, ugakomereza ku miryango bitewe n'uko byateguwe. Icya 14 ni ukwakira amafunguro. Igihe hari amafunguro yateguwe, ubwo tukerekeza ku mafunguro mu buryo protocole n'abashinzwe serivisi n'abadufashe guteka babiteganyije. Icya 15 ari nacyo cya nyuma ni ugusezera. Ubwo umushyitsi mukuru ari nawe mushyingira mukuru agasaba umwanya mwiza, agasezera ku nshuti ye, bityo rero umusangwa mukuru akamushyikiriza udukoni twe, ubwo muri uwo mwanya akamuha akanozangendo, ubundi akamuherekeza. Igitaramo cy'ubukwe aha kiba kirimo kugenda kigana ku musozo, ariko ntabwo ubukwe bwo buba burangiye, kuko haracyari ibindi byiciro biri imbere bikomeza gukurikiraho by'ubukwe. Hamwe na hamwe hari aho bahita batwikurura, ahandi bakaba bazatwikurura ikindi gihe. Ubwo murabyumva ko ubutaha tuzerekeza ku muhango wo gutwikurura. Murakoze, mwari kumwe n'umutaramyi wanyu MC Rwema.